ni byiza ko umuntu yavuga wenda yicaye cyangwa nahagaze, ariko ibyo ari byose nubwo wenda nshaje ariko ntabwo biraba cyane, ndacyafitemo akabara, sibyo? Reka rero nabibwiye, barakoze kumva umwanya kuko ijambo ryo ni irya buri munyarwanda wese. Hanyuma ndashaka kugira ngo ikiganiro cyacu tuze kucyubakira ku ngingo eshatu. Turahera mbere y'ubukoroni, ariko by the way hari ikintu nababwiye, ngenda umunyamateka nize amateka y'u Rwanda na jenoside yakorewe Abatutsi n'izindi jenoside zakozwe ku isi, ndetse na zimwe mu zirengagijwe bigikorerwa ubushakashatsi. So rero turaza kwibanda ku bintu bitatu, ku ngingo eshatu. Mbere y'ubukoroni u Rwanda rwari rumeze gute, mu bukoroni siko byari bimeze gute, nyuma yaho twinjire mu gihe cya jenoside, noneho turebe na nyuma yaho uyu munsi ubudaheranwa abanyarwanda bafite bumeze gute, buhagaze gute, ese biyumva bate. Turaza kugera no ku ngingo ivuga ngo wenda aho ngaho turaza kwinjira mu bintu biri psychological cyangwa mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu. Ibyo ari byose ni amahirwe ko ndimo kuganira n'abantu b'imiti, abadirectors, abarimu, actually gahunda natwe turabaye natwe turabaye twigisha, wenda ntabwo twigisha abanyeshuri ngo bari bari mu mayiniforume buri munsi, twigisha isi yose, twigisha abantu batandukanye, ariko natwe turigisha, sibyo? Rero ndashaka kugira ngo turebe, ntabwo ndi busubire cyane mu bijyanye n'ingengabitekerezo umuvandimwe yavuze, kuko ni ikibazo cyagaragaye muri Karongi n'ahandi mu tundi turere, yego, ariko no muri Karongi kirahari by'umwihariko. Mbere y'uko twinjira rero kuri izo ngingo nari babwiye, ndashaka kugira ngo buri muntu wese aho yicaye abanza atekereze muri we, mu masegonda makeya ategereze ku bundi Karongi yagiye kubaho gute. Karongi yavuye muri Kibuye, muri perefegitura ya Kibuye, sibyo se? Tubyemeranya se? Hanyuma Kibuye mbere y'uko bihinduka bigahinduka Karongi, Kibuye yari iki? Ifite umwihariko ki? Harimo iki? Noneho tubone kuza kwinjira muri Karongi ngo turaba tuje nyuma ya 1994, sibyo se? Mbere y'umwaka ko bakora n'ibyo wenda ntitubitindemo cyane kuko ni amateka maremare tugiye kujyamo byadufatira ikiganiro cyose, ariko turashaka dukomozeho gatoya twumve ngo abanyarwanda bari bantu ki, babagaho gute, byahindutse gute, byateje ikibazo gute, uburyo none twakora iki munsi. Ni ukuvuga ngo mu mateka tubona ni uko abanyarwanda imiryango yarabanaga, ariko utwo dukimbirane ntitwabona, nk'uko mu migani y'ikinyarwanda bavuga ngo ntazibana zitagira gute zigakomanya amahembe, ariko se ayo mahembe yakomanye imwe ihita yicengeze igapfa, cyangwa arakomana mu kanya zigahana agahenge, ibintu bikongera bigasubira ku murongo. Nubwo ayo makimbirane yabaga mu miryango, ariko habagaho ukuntu uburyo ibibazo bikemurwa mu miryango, muri sosiyete, bikongera bigasubira ku murongo. Ibyo ngibyo byaturukaga muri ziriya mekanizme cyangwa methodologies za gacaca, zose ziriya n'inkiko zakoreshwaga mu gihe cya kera, kugira ngo murebe ko u Rwanda ruri na special buriya wowe muntu wumva ugitekereza kwibona mu mazuru, ukibona mu burebure, ukibona mu bugufi, mu bisaya, ngo uracyarimo urirukanka mu birenge by'umukoroni, nta nubwo
umwihariko wayo. Ukeneye umwe mu bantu bakeneye gusobanukirwa no kumenya ngo ubundi u Rwanda rwabayeho gute, ubundi rurimo gute, kuki ibi byabaye, niba byarabaye se ntacyo ufite cyo kubihindura ngo bireke kuba ko byarabaye, nakora iki uyu munsi, ngenda bazwa iki. Aho niho honyine hari question mark, ngenda bazwa iki. Mbere y'uko umenya icyo ugomba gukora, ni uko ugomba kubanza no kumenya icyabaye gute, kubera iki, none njye nagikoraho iki. Niyo question mark, niyo tasi buri munyarwanda wese afite aho ari, aho ava akajya uyu munsi. Keretse wenda abakiri muri uwo murongo wa gikoroni nyine wo kumva ko igihugu cyabo kizubakwa n'abanyamahanga, abazungu bavugaho amafaranga iki, kandi abanyarwanda baravuga ngo akimuhana akagira gute. Niba wumva yuko indoto zawe ari ukuva muri Karongi ukumva uzabaho neza nk'uko ugeze muri Amerika, uracyafite ikibazo cy'imitekerereze. Kuko umenya ubuzima kuba hariya nta nubwo wakwifuza no gutekereza kugera ku kibuga cy'indege. Ariko kubera ko ubona uruhu rwera buri muntu wese akumva yajya muri Amerika, no way. Ukeneye kubanza kumenya ngo ndi hano gute, kuki ndi mu Rwanda, isi u Rwanda rwabaye gute, nakora iki kugira ngo ndusheho kurumeresha neza cyangwa kuruteza imbere. So hanyuma rero muri icyo gihe cya mbere yo gukora navugaga, niyo mpamvu inkiko gacaca zakoreshwa. Umwihariko rero n'ubudasa bavumba bw'abanyarwanda, nk'ibyo bintu by'inkiko gacaca zakoreshwaga mbere mu kunga imiryango yagiranye ibibazo hirya no hino. Ni nayo mpamvu buri nyuma ya jenoside imaze guhagarikwa, kuko iyi nayo ni terime abantu bamwe na bamwe wenda batumva cyangwa batazi, bakwiye kumenya nk'abarezi. Uko buriya ndashaka kugira ngo mbabwize ukuri, kwitwa umurezi ufite tasi ikomeye cyane, kuko wowe ibyo utanga nibyo abantu nabo batanga. Kandi mu Kinyarwanda, umunyarwanda yaravuze ngo umuntu atanga iki? Ni ukuvuga ngo wowe wirebe witekereze ngo mfite iki ngewe cyo ngomba guhereza abandi. Aho niho umuntu ava akamenya ngo ndakora iki, sibyo? So rero nyuma ya jenoside buriya na n'uyu munsi n'ababeshyi ni nacyo kintu gicanga amahanga bakibaza ngo ni gute, ko ntabwo bumva ukuntu abantu bari baturanye batemye bagenzi babo bakabica, nyuma bigahagarara bakaba barongeye bakaba bakiri mu gihugu kimwe, kandi nabyo bigakura. Yego ntitubabura ibisigisigi, abantu bakifite imyumvire nk'uko bahoze babivugaho, ariko ibyo byose byarakunze. Ko turaza kubibona hano mu kanya, hari statistics mfite aha ngaha, turaza kubirebaho icyo imibare ivuga ku bumwe n'ubudaheranwa. Umuntu yiyumva ate we ku giti cye, ubumwe bwumva ate, ese ubudaheranwa bw'umuntu ku giti cye. Ko nk'ubu tuvugana ubushakashatsi bwakozwe ejo bundi muri 2023 bugaragaza ko umuntu ku giti cye, umunyarwanda ku giti cye, ubudaheranwa bwe bugeze kuri 80% ku giti cy'umuntu. Ku ruhare rw'umuryango mugari kigeze kuri 77%. Urumva ko iyo ni imibare mito twashije kugira, turaza kubireba hano ndayibereka. Ariko uruvuga ngo icyo nshaka kumvikanisha ni uko niba umuntu ku giti cye arimo arusha umuryango, harimo akabazo mu muryango. Ari nayo mpamvu y'izi nama n'ibi biganiro n'ibi, kugira ngo twongere turebe birimo gupfira he, twakora iki kugira ngo twongere kubaka umunyarwanda utibona mu mazuru, ntiyibone mu mfuniko, ntiyibone mu misaya, ntiyibone so ikintu rero nababwiraga kigicanga n'abazungu na n'uyu munsi n'abanyamahanga, ni ukuvuga ngo ni gute aba bantu batigeze bajya mu ishuri. So ubwo bavuze ishuri, abazungu cyangwa abanyamahanga bahunze ishuri ryo kwandika, ryo scientific research,
aba bantu batigeze bajya mu ishuri ry'amategeko bige guca imanza, ni gute aba bantu bakemura ibibazo nk'ibi bikomeye gutya? Kubera iki? Ni bwa budasa, ni bwa bumwe bw'Abanyarwanda. Niyo mpamvu izo nkiko zanakoreshwaga mbere kugira ngo zongere kongera kubaka umuryango usubire mu murongo wongere kubaho. Mu gihe cy'ubukoroni rero, abakoroni baje, ikintu cya mbere bakoze ni ukubanza gusenya imbere kugira ngo babone uko bazinjira muri sosiyete nyarwanda. Ko mbahaye urugero gatoya ku mateka, ibyo ari byose muri bakuru nababwiye ngo ni byiza ko ndimo kuganira n'abantu b'intiti. Buriya bitandukanye n'iyo ngiye muri community mu baturage bisanzwe, hari igihe sometimes binagora ko bashaka no kubyumva, ariko icyiza mwebwe muri intiti murasobanutse, sibyo? So ni ukuvuga ngo mu 1884 habaho icyo bita Berlin Conference cyangwa inama yabaye i Berlin mu Budage. Niho hantu iyi mipaka yose tubona y'ibihugu bya Afurika, niho hantu icyemezo cyafatiwe. Kandi uyu munsi ikintu cyabaye mu 1840 kiracyarimo kirateza ikibazo mu 2024. Muri kumva ukuntu amateka akururuka. Iyo nama yicara bagombaga kuga ibihugu by'i Burayi uburyo bigomba kugabana Afurika. So strategy ya mbere yashakaga ni iyihe rero? Ni ukuvuga ngo abo bantu tugabanye n'umugeri wabo muri sosiyete zabo, muri community zabo, ikintu cya mbere mugomba gukora ni ukubanza kwiga imico yabo, mukiga ururimi rwabo, mukiga imigenzereze, imikorere, imyumvire, imigirire y'abo bantu. Abo muzasanga bayobora nibo muzifashisha kugira ngo mubashe kuyobora sosiyete yabo. Icyo bakoze ni uko baje hano batangira gutwikaho nyine muri Afurika n'iki. Ubwo ndavuga Afurika muri rusange, ariko turajya ku mwihariko w'iwacu mu Rwanda. So ndashaka kugira ngo mbereke ngo ibi bintu mubona, ubuhutu, ubututsi, ubutwa, iki ntabwo ari ikintu cyazanywe n'umukoroni n'umuzungu, no. Iki ni ikintu cyari gihari na mbere y'uko umuzungu yinjira kuri ubu butaka bw'u Rwanda, kugira ngo murebe icyitwa ubumwe n'ubudaheranwa no gushyira hamwe kw'Abanyarwanda. Ndashaka kugira ngo mbereke mu mateka y'iki gihugu kuva cyabaho hari imishyikirano ikomeye itatu yabaye, na n'uyu munsi imwe n'imwe tukigenderaho. Murabona ko tugikora n'umushyikirano. Hari umushyikirano wa mbere wabaye mu 1999. Igihe nta muntu n'umwe wari wakabayeho muri twese, sibyo? Ariko ni research zihari, ni ibintu bihari. Uwo mushyikirano niho hantu hambere Gihanga, bitwita Gihanga mu ijana, niho hantu yagiriye ishyari na ba nyirarume bavuga ko azabatwara ingoma. Buriya mu mateka y'u Rwanda kugira ngo rubeho rwitwa u Rwanda byatangiye ari ibihugu 29. Gihanga avutse bamugirira ishyari kubera ukuntu yarirwanye ashaka no guhuza u Rwanda, uruhu u Rwanda rumwe. Ni naho u Rwanda rwa Gasabo rwavukiye. Hanyuma Gihanga bamaze kumugirira ishyari n'iki, baza gukoresha indagu, basanga azaba umwami w'igihugu. So niho bongeye kwicara nyuma, baricara, asura igihugu cy'igituranyi, baricara bashinga icyo bapfari, basanga bagomba kuzuzanya aho hantu. Kuri uwo mushyikirano wa mbere niho hantu havukiye urusoro rwa Rwanda rwa Gasabo, niho rwavutse. Abantu bya bihugu barabihuza, dukora u Rwanda rumwe. Umushyikirano wa kabiri wabaye mu 1900. Uyu nguyu amateka yabo niho hantu muzumva havuye ibintu bya za nkotsi na Bikara muri Musanze. Ni ukuvuga ngo aha barahahuriye botsa ibyo bitaga inkotsi na Bikara. Aha niho bicaye
baganirira ukuntu u Rwanda rugomba gutera imbere, ukuntu rugomba kuva mu mirwano. Aho niho hubakiye u Rwanda rutangira kwaguka. Ruba u Rwanda nyine wumva ko rugomba kwanda no kwaguka. Umushyirano wa gatatu wabaye mu 1543. Ni imyaka ya kera igaragaza ngo kubera iki nyuma ya Jenoside ubundi twese ubumwe n'ubudaheranwa Abanyarwanda bwongeye gushoboka. Yego ntitwabura imijugujugu n'ibyo bisigisi nk'uko bahoze babivuga, ariko byibuze tugereranyije byarashobotse. Ntibyashobotse se? Ntibyashobotse? Hari umuntu bakize gutera mu rugo rwe nijoro ngo ni Umututsi cyangwa ni Umuhutu? Hari umuntu utambuka mu mujyi bakamuhagarika? Hari umuntu wahagurutse ku ishuri bakamubuza gukora akazi ngo ni Umuhutu cyangwa Umututsi? Byararangiye, sibyo? Ariko turacyafite ibyo bisigisi. Ni nayo mpamvu ibiganiro nk'ibi biba kugira ngo twongere twisubiremo, twirebe twakora iki kugira ngo ibintu tubisubize ku murongo. Kuko ndagira ngo mbabwire ko ubumwe bw'Abanyarwanda nubwo buri mu mizi y'amateka y'iki gihugu, mwibuke yuko no mu itegeko nshinga ryashyizweho nabyo biriho. Tuvugishije kuri mwese muri intiti murasobanutse, mukurikira amakuru. Buri muntu wese ugiye gufata indahiro muri iki gihugu ntabwo ashyiramo ko agomba gushimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, duhereye no kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'iki gihugu cy'u Rwanda. Nawe ubwe mu itegeko nshinga no mu ndahiro ye haba harimo ko azashimangira iki? None wowe wumva urinde wo kutabushimangira? Aho ngaho niho hari question mark, ukibaza ngo njyewe kuri ndashaka iki? Buri niba ntashaka ubumwe ndashaka iki? Ngira ngo akandi kantu nshaka kugira ngo tuvugeho ko mu kanya naje tujye muri statistics ziri hariya uko u Rwanda ruvuga uyu munsi. Tugarutse gatoya ku bijyanye n'ingengabitekerezo ya Jenoside, hari imibare igaragaza ko ubushakashatsi bwakozwe na UNEP kuva muri 2020 kugeza uyu munsi bugaragaza ko ingengabitekerezo byibuze yagabanutseho 14% mu myaka ine. Ni ukuvuga ngo hari statisitike zitwereka ko byagabanutse, ariko ntibivuze ko byarangiye. So ni ukuvuga ngo mu yandi magambo ndashaka kugira ngo bamenyeshe ko mu mvugo zikoreshwa Jenoside ntabwo yarangiye, yarahagaritswe. Sinzi niba mwumvikanye neza. Birumvikana? Hari izi mvugo kenshi mu biganiro bitandukanye, hari igihe ushobora kubivuga umuntu akavuga ati uyu muntu biti, ariko mu mvugo zijyanye kubera iki dushobora kuvuga gutyo? Ni ukuvuga ngo Jenoside mu buryo itegurwamo mu byiciro bigera ku 10 byahinzwe n'umuhanga witwa Dr. Gregory Stanton. Muri ibyo byiciro uko ari 10, icyiciro cya nyuma cyitwa denial cyangwa ihakana n'ipfobya rya Jenoside. Ni ukuvuga ngo iki ni icyiciro kiza mbere kikaba cyanazana nyuma gikurikira Jenoside bikagumaho abantu. Donc uvuga ngo abantu baba bakibifite mu mitwe yabo ku buryo aba bantu babonye indi opportunity igihugu kikarekura, aba bantu bagahabwa platform bashobora kongera bakaba banayikora. Kuko niba umuntu aza akajya kwica umukecuru si umunyapolitike nta n'ikintu, kubera ko yumva gusa ngo kubera ko uriya muntu muri we aracyafite Jenoside muri we. Ni ukuvuga ngo abonye mugenzi we mukabaha umwanya n'abandi, aba bantu bashobora no kongera bakarimbura igihugu. Kurimbura igihugu muri rusange bihera mu muryango, byo kurimbura umuryango gute? Bya bindi tuganiriza abana ku mashyiga. N'umugani w'Abanyarwanda baravugaga ngo Imana uyambariza ku ishyiga ikagusiga iki? Ni ukuvuga ngo ibyo uganiriza abana mu rugo ni wowe ubaforoma uko ushaka. Kimwe n'uko bibaho ko umuntu yivukira, iyo ni imigani ya Kinyarwanda muzi ko umuntu arivukira, ariko ndagira ngo mumenyeshe ko uruhare runini
ari urwacu twe ababyeyi abarezi kugira ngo duforume aba turashaka abana b'abanyarwanda muri generasiyo z'imyaka iri imbere bameze gute bakibona mu burebure n'ubugufi ariko se reka mbabaze ndashaka kugira ngo hano tubwizanye kuri ndashaka kugira ngo tubwizanye kuri iyo bakubwiye ngo umuntu w'umuhutu ngo ni umututsi ngo muzuru ngo umenyanwe reka mbabwize ukuri buri muntu nafate abantu b'iwabo bavukana ashaka kugira ngo rero n'urugero nkunda no kurutanga ahantu henshi harimo abadiregiteri twagiye duhura bagiye batandukanye mu bigo bitandukanye ndashaka kugira ngo buri muntu afate abantu b'iwabo babe 5 babe 10 babe 20 babe bangahe papa umwe mama umwe sibyo abo bantu bafate mu mutwe wawe n'uwubariza ubafate ubaringanize ko nanjye abanjye ndabaringaniza sibyo bafata ubaringanize bari abantu iyo barebye ubona bose bameze kimwe nk'imanga cyangwa nk'intobo oya umusubize oya ubafashe cyangwa uve no muri wanjye wenda birashoboka ko nshobora no kuba ngukomerekeje wenda nta n'abagihari amusozi ariko niba banahari cyangwa n'abaturanyi bafata uko ari 10 uko ari 5 uko ari 4 uko ari bangahe ubaringanize abo bantu bose baba bameze nk'intobo basa n'ubwije ukuri baba basa none se niba umari ikikari undi akabizi kuko umwanya uko ndeba ngo ngende ikikari umweretse nka petit frere umurikira inzoga afite nta nubwo ushobora no kubyemera ko tuvuga papa n'umwe mama n'umwe ibisekuru ni bimwe ibintu byose ariko duhagaritse hamwe ushobora kubibona ubwo ni urugero rwanjye ndashaka kugira ngo nawe muri wowe urabazi mu rugo abaturanyi babazi bafata ubaringaniza numbwira ko basa umbwire ko mbeshya ashobora kuba umwe bashobora kuba babiri wenda bashobora gusamo ukuntu ariko hari n'igihe n'impanga zivukana ubwazo hari igihe usanga harimo akantu kwitandukanye none se niba umwe ari inzobe undi akaba igikara umwe akaba muremure undi akaba mugufi bivuze ngo twicane kweli aha niho rero umuzungu abera mubi ni ukuvuga ngo buriya araza akagushuka akakwereka ukuntu wowe uri danje kwereka ukuntu uriya ari feke kwereka ukuntu uyu nguyu yavukiye kuyobora ngo yavukiye noneho wowe aho kugira ngo ubanze utekereze ngo ariko ubundi uyu arabinyigisha n'iki ko nta gakondo agira mu Rwanda akaba atarigeze ahavukira arabinyigisha gute ahubwo wowe kugira ngo ukore iyo analize uvuga ati ahubwo byaraka ko uzajya kureba umusaza runaka ahubwo kugira ngo ukore iyo analize kubera ko yakubeshya akakohereza utudorari 100 cyangwa tungahe akarakwereka ukabura agiye ubwo uyu ugiye muri ubwo buryo mu muryango mugari w'abanyarwanda tukubara muri bya bindi bavuga ngo nta muryango ubura iki kigoryi n'iki cyo ubusigaye kuko niyo ngiye tuvukana duturanye mfite gakondo y'abasekuru n'abasekuruza n'abahene mu Rwanda kandi umusaza w'imyaka 100 cyangwa 80 aho kugira ngo uze ngo amateka n'abakwigishe ahubwo kubera wa muzungu yaje ukumva niwe kubera za mindset twishyizeho zo kumva ko buri muzungu wese agomba kuba ari umuhanga buri muzungu wese agomba kuba afite amafaranga no bafite ibyiza kimwe n'uko bafite ibitinde gasani tudashobora kwigera tunivangamo mu muco wacu ko buriya u Rwanda kugira ngo mwumve uburyo ruri special buriya muzi ko hari ibihugu bitagira za kirazira n'indangagaciro ari nacyo kintu turusha abanyarwanda ko ubu bumwe bw'abanyarwanda muraza kunyihanganira wenda hari igihe navuga ngo mu gihe cya jenoside na mbere yaho twinjiye noneho mu gihe cya jenoside nyirizina ubu bumwe kubera politike mbi z'urwango z'ivangura zari zarakoreshejwe ubu bumwe bwabaye ikibazo ariko nyuma ya jenoside nanone bwongera kuba igisubizo ko abantu bagarutse kuri gakondo kubera iki byabaye ikibazo ni ukuvuga ngo mu gihe cya jenoside umwihariko iyi jenoside yakorewe abatutsi ifite kurusha n'iz'abayahudi n'iz'abaromeniya na hano niyo jenoside yabaye igihe gitoya ihitana umubare w'abantu benshi kubera iki
abo bantu bari umwe bari baziranye, nkamenya ngo niba turi igitero runaka tugiye kuva bwishyura turajya mu tuntu cyangwa hehe, aho tugiye kwica turabazi, hari ku musozi barazwi, famiye zirazwi. Uko tugiye mu masaha abiri tukaba twisha abantu barenga 1,000, kuko tuzi aho tugiye, tuzi aho tubasanga, dufite ibikoresho kubisha byaroroha. Nyuma ya jenoside rero ari naho nshaka kugaruka cyane, ni ukuvuga ngo ubu bumwe kubera ko abantu twari tuziranye mu makaritsiye, niba wowe twari duturanye wowe wamaze umuryango w'iwacu, wenda ngewe ngarukoko, nitujya muri Gacaca turaza kubwizanya ukuri, wowe wazanye ibitero, ni wowe wari ubiyoboye, twarakubonye, twarakwihishe, tubwizanye ukuri, kuko kubera iki ni wowe muti wonyine wo kongera kubaho kw'iki gihugu. Kubera turaza kubwizanya ukuri, nka bimwe byo mu muryango tubabarirane, niba ari n'ibihano tuguha tubiguhere hamwe nk'umuryango mugari, niba tuguha burundu bitewe no kuba yakoraga ibitero cyangwa, ariko urugo ngo ni ibintu tuzi twarebaga, twarimo, twabayemo, twaragurokotse. Turaza kugukatira bitewe n'uruhare wagize muri jenoside, turaguha burundu, turaguha 15, turaguha waragiye mu bigare, turaguha bitewe n'ukuntu abantu bakuzi, kubera iki twakumenyana bwa bumwe bw'Abanyarwanda. Ari nacyo kintu cyacanze amahanga y'uburyo wibaza ngo ubutabera butangwa gute n'abantu batizeye. Aho rero iyo uhageze niho hakwereka ubudasa bw'Abanyarwanda. Nihuse rero reka mbanze mbaciremo gatoya mu byitwaga ubuhutu, ubututsi, ubutwa, kugira ngo murebe ibi bintu ikibazo cyabaye nuko bihindutse bikagira ubwoko nyamara butaribwa. Ubundi kwitwa umututsi byitwaga kubifura, to be kind, to be honest. Washyiraho inka bikaba noneho ibyo bita amata abyaye amavuta. Kuba umuhutu ariko ntibyabuzaga ko ushobora kuba umututsi ukaba wandika no mu cyiciro cy'abahutu cyangwa n'abato hasi. Kuba umuhutu mu cyiciro cya kabiri byitwaga kuba umukozi w'umuntu. Mwebwe icyiza nababwira ngo ndimo kuganira n'abantu bakuru kandi b'intiti, ibyo byose kuba wenda nk'abamama bashobora kuba wenda bamwe bashobora kubimenya cyangwa se hari ukuntu nabo babizi. Muzumva kenshi twebwe kenshi abagabo iyo bari ahantu bashobora kuba bamukantu se cyangwa baganira runaka, uzumva umwe ashaka kubwira umuntu ati nkorera ikintu iki n'iki, uzanira kiriya cyangwa ikintu gutya, umuntu akavuga ati kagenda ntabwo ari umuhutu w'iwanyu. Ibyo ntabwo mubizi, izo mvuga ntabwo muzi, izo mvuga ntabwo muzi. Ni ukuvuga ngo nawe yavuga ngo si umukozi wa he, ariko kubera ko ibintu byahinduriwe imvugo twabigize uyu munsi yewe tubaye tuganira cyangwa tugendana ahantu ho kuvuga ati akagenda ntabwo ndi umuhutu w'iwanyu. Uburyo igisobanuro cyabyo kimeze, nabibabwira ngo nize amateka, uburyo igisobanuro cyabyo kimeze n'uburyo twabishyize mu mitwe yacu ni ibintu bibiri bihabanye. Wowe uraza kubona nk'umuntu ukubonye mu mazuru n'ubugufi n'ibiki n'ibiki, nyamara ngewe ibyo uvuga bitandukanye n'ibyo wowe utekereza, ariko kubera ko ibyo wahawe wakuze wowe uganirizwa mu rugo, wowe uraza kubyumva ukundi. Kuba umutwa byavugaga kuba umukene, kuba umukene. Ariko ibi bintu bikaba byarashobokaga ko ibi byiciro by'imibereho y'Abanyarwanda bishoboka ko umuntu ashobora kuva mu butwa mu cyiciro cyo hasi akaba yaba n'umututsi cyangwa akajya mu cyiciro cy'abahutu cyangwa n'abatutsi. Ndashaka kubahereza urugero. Ubura jewe iyo tuganira ntabwo byita cyane ikiganiro, kumva cyangwa tuganire twese tungurane ibitekerezo, kuko iki gihugu dukorera si icyanjye, si icyawe, ni icyacu twese. Siko bimeze? Wakwiyita umuhutu, wakwiyita umututsi, wakwiyita umutwa, ibyo birakureba. Nta n'ikintu bitumariye rero. Ubwo buhutu bwawe ntabwo umuntu ari butahe ngo busange ku neza, ubwo bututsi bwawe ntabwo umuntu ari bujye muri resitora cyangwa ahantu banywe kofi
igihugu ugenda bikene. Kuko uyu munsi ndashaka kugira ngo mbereke ngo image u Rwanda rufite uyu munsi ku isi uretse no muri Afurika ni image itarigeze ibaho mu mateka, ni image idasanzwe. Kuko iyo mugiye kureba byonyine twahoze tuvuga ku bijyanye na kesi z'ingengabitekerezo yasubiyemo director, ushobora kwibaza ngo njyewe ndashaka kugira ngo twubakire kino kiganiro mu bintu biri critical analysis, critical thinking. Nibaze ngo ariko kuki nyuma ya jenoside muri 1994 kubera iki ingengabitekerezo ya jenoside yihakana n'ipfobya, kuki tutabibonaga cyane muri ibyo gihe? Ihakana n'ipfobya kubera iki? muzi impamvu niba umuntu ushobora kutubwira impamvu kuki icyo gihe tutabonaga ingengabitekerezo izamuka cyane ndetse n'ihakana n'ipfobya rimaze gufata urundi rwego? muzi impamvu icyo gihe isura u Rwanda rwari rufite yari irimo umwanda ku buryo nta n'umuntu wari ukeneye no kuvuga u Rwanda. kubera iki? umuntu wajyaga kuri airport agiye i Burayi byonyine n'uwabaga asohoye pasiporo ye ku kibuga cy'indege yayisohoraga ayerekana barebaho ahita asubiza mu mufuka kugira ngo n'abari aho hataza kugira umenya ko avuye mu Rwanda. kubera iki? kuri airport ugiyeho i Burayi nta muntu ukeneye kureba amazuru yawe n'ubugufi n'uburebure bwawe. icyo bareba ni pasiporo yanditse nta Buhutu burimo, nta Bututsi burimo, nta Butwa burimo, harimo iki? u Rwanda. aha u Rwanda ruzwi iki muri 1994 ruzwiho jenoside. icyo babona ni uko umwicaye batitaye muri muremure, batitaye muri mugufi, batitaye mu amazuru. icyo babona ni uko umwicaye mu gihugu cyabayemo iki? jenoside. aha ukwibaza ngo icyo gihe nuko isura y'u Rwanda ntabwo yacuruzaga habe na gato, yari irimo umwanda mubi cyane n'amaraso. so ukibaza ngo uyu munsi muri 2020 kubera iki tukibona abantu dufite ibi bintu imyumvire y'ingengabitekerezo ya jenoside? kubera iki? ni ukubera ko babona ko u Rwanda hari aho rugeze batifuzaga ko rwagerayo, aho rugeze bari kumva. ndashaka kugira ngo mumenyeshe ko uyu munsi igihugu cy'u Rwanda wakivuga neza, wakivuga nabi, mwese murarya. sinzi niba kumvikana. wavuga neza, wavuga nabi, mwese mubona. uyu munsi kuri ikoranabuhanga ryaje, abenshi amafaranga barimo barayegera kuri izi telefoni, ku ma YouTube. kuri iki? njyewe niba nta kazi mfite cyangwa nta content mfite yo guha abantu, ndaza kwicara mfate kamera zanjye, mfate abajama banjye cyangwa se abantu banjye, abakozi banjye, babwire ko murabizi ziriya nama za Ferrari, za Grand Prix ziri kubera mu Rwanda, nama za FIFA, biriya ko bitigeze bibaho muri Afurika na rimwe. ibi bintu nanjye nabikuramo umugati. ugomba kwicara hariya navuga ukuntu u Rwanda rurimo kwiba amafaranga kandi abaturage bashonje. ntabwo muri sosiyete, ntabwo twese dushobora kuringanira niyo wagira gute. no mu mugani mwiza aho n'umubaji w'imitima ntiyageze ate wowe uzaringanira gute na mugenzi wawe? aho umuringaniza hariho ni uburenganzira. ariko nta umwana wavukiye kwa director n'uwavukiye kwa ntabwo bishobora kuringanira, ahubwo twakuzuzanya. njyewe niba ndi hasi nkagufata akaboko tukazamurana, nawe niba uri hejuru nararama nkagufataho tukazamurana. naho iyo kumbwira ngo runaka ngo yagiye ngo guhabwa akazi ngo kubera ko ufite ikibazo cyo kubanza kugira ngo utekereze. ntibibujije ko bibaho ahantu hose, byabaho, haba mu Rwanda, haba mu Burayi, haba byabaho. kandi deja biyongera ngo nawe ari wowe uri mu myanya runaka cyangwa ufite opportunity runaka yo guhereza umuvandimwe wawe, wowe ntabwo wabikora. mbese ubu umuntu wawe ukeneye ko kuma hasi yongeye, birashoboka ko byaba n'ubwo wenda sometimes amakosa turayakora nk'abantu, nyine turabana n'abantu, twabaye mu gihe. ariko
hari ibintu rero uvuga tubyumva ariko kuba runaka dutandukanye dukwiye kuba twicaye nibura nacyo kintu cyo nkunda kubwira abazungu no muri mesaje ko nk'abantu twakira no muri mesaje ya nyuma vuba ndakubwira nti our diversity should be celebrated rather than abused. Mu kinyarwanda cyiza ruvuga ngo gutandukana kwacu dukwiye kuba itandukaniro ryacu dukwiye kuba turiserebura tubyishimira kuruta uko turwonyoranira ko ntabwo kuba umuzungu biguhereza kuza kunsuzugura cyangwa umwandagire kubera ko ana black guy niba wowe ufite iyo mindset yo kumva ko Africans turi cheap cyangwa ufite ibibazo nugera iwanjye ndakubwira ukuri sindi wawe simusaba genda gake twubahane iki ni igihugu cyanjye simodesha nk'uko perezida yarabivuze ati nta munyarwanda uri hano ukodesha so iki ni igihugu dukorera tubikunze tumva nk'abantu bari mu rugo iwawe hari umuntu mu bafite inka hari umuntu uba utifuza iterambere ry'umuryango kuva ukagira umuryango wawe uko uwukuza uko uwubeshaho uko uwutunga wumve ko first of all urimo kugira uruhare mu kubaka iki gihugu wowe ubasha kubaka umuryango wawe bikanakora umenye urimo urakora uruhare rwawe usaba n'umubyeyi kuko nutabikora wigisha umwana kuba umunyarwanda kuruta uko yumva yaba umunyamerika cyangwa yaba n'ibyo byose ni byiza ko wagira identities nta kibazo ariko umenya ngo umuzi wanjye uri mu Rwanda kuko wakorera muri Amerika wakorera mu Bubiligi wagira ngo wahabwe n'igihugu n'ijana ntabwo bizagukuraho ko gakondo y'iwanjye mu Rwanda ari mu Bega mu Banyiginya mu Bwirisho amateka ntiwayihanagura niyo wasaba bishoboka sibyo so bavandimwe rero ndashaka kugira ngo sinzi niba ntarimo gufata umwanya ndashaka kugira ngo mwongere mbagarukire ku kandi kantu kavuga ngo ujye wicara mu bintu ukora bya buri munsi kari psychological uvuga ngo hari utuntu tune nshaka kubahereza kugira ngo mwese buri muntu no kamere na test ya buri muntu ku giti cye psychological baravuga ngo njyewe njyenyine ndinde njyewe njyenyine hakaba icya kabiri ngo njyewe mu bandi sinzi niba zino pointi zumvikana hari njyewe njyenyine ubwanjye njye ndinde ngendane bameze njyewe njyenyine ngaragara nti mu bandi hanyuma hakaba n'uvuga ngo njyewe mu bandi njyewe muri sosiyete ngaragara ngendane hakaba na njyewe mu rugo iwanjye mu rugo rwanjye hakaba n'ishusho ivuga ngo njyewe ku kazi aho nkura umugati aho nkura ibirayi ishusho yanjye imeze izo shusho uko ari enye niyo wicara hari ibyo bita philosophically hari ibyo bita me time ni ugufata time yawe ukinterviewinga yourself uvuga ngo ariko ubundi ngende mwese aha hantu ndi ntari kubera iki iyi myaka ngejeje imaze gukora iki nyiriki ntanogeje sinasaba guhindura iki niba ibyo nakoze neza ndongeramo gake donc iyo ufashe iyo time yo kwibaza ibyo bibazo byose niho hantu ukura umurongo wo kubaho no kugira projection of the future kuko niba wumva uzageza ku kazi gusa umwaka ugashira cyangwa igashira witahira ukumva umwaka ukarangira undi ukagaruka uracyahemba uracyajya akazi ariko muri wowe nakaruka improvement kari kaza byibuze mu mitekerereze mu mikorere mu migirire ibyo byose bikomeye rero babwira ngo njyewe njyenyine njyewe mu bandi muri sosiyete njyewe mu rugo iwanjye njyewe ku kazi aho hantu hose uhafite isura ki niba wisuzuma ukabona ntabwo ari nziza hari icyo ukeneye gukora ni igiki uraza kureba aho bipfira ubone kuhahindura hanyuma rero bavandimwe ndashaka kugira ngo mbabwire ku kantu
ujye wicara wibaze ngo ariko ubundi kuki jenoside yakorewe abatutsi yashobotse mu Rwanda kubera iki? Niba mu mateka y'iki gihugu babyarema kuva cyitwa u Rwanda tubona umuco w'ubwitange, indangagaciro zo gufashanya, ubuntu, ubutwari, n'iki aya mateka avamo tukongera tukabonamo ya jenoside. Ni ukuvuga ngo buriya jenoside ni imwe muri verisiyo yinjiye mu mateka y'iki gihugu. Wibaze ngo kubera iki ubundi jenoside yashobotse mu Rwanda? Kubera iki? muzi impamvu? Ni ukuvuga ngo dutangiye ku gihe cy'ubukoloni na nyuma y'icyo twikiswe ubwigenge muri 1962, kuva kuri iyo repubulika ya mbere no kugera ku ya kabiri muri 1994, aba baperezida uko ari babiri ikipe rusange bahuriyeho ni uko bavukiye mu Rwanda ariko nta gakondo bigeze bazi. Sinzi niba ikintu mvuze cyumvikana. Bavukiye mu Rwanda ku butaka bw'u Rwanda ariko nta gakondo bigeze bagira mu Rwanda, ntibigeze barerwa ngo bakuzwe mu ndangagaciro z'Abanyarwanda zira zose twavuga zo kwamamaza n'ikibazo. Turabyemeranya cyangwa niba munabishidikanya nzafata umwanya tubibahereze neza mu buryo burambuye, ariko tukabashyira no ku mayange gatoya mwumve ngo ibi bintu kuki ibyo byashobotse. nabibabwiye ko neza amateka baraza kumbabarira sometimes hari ufata umwanya muremure, ariko ndashaka kugira ngo wicare wibaze ngo niba tubona ubutwari tukabona ubumwe bw'Abanyarwanda tukabona kuki tubona na jenoside, kuki byakunze. Impamvu ni uko abaperezida bombi bavukiye mu Rwanda ariko ntibigeze barerwa ngo bakuzwe nk'abana b'Abanyarwanda mu ndangagaciro z'Abanyarwanda. Kaduhere kuri Kayibanda. Kayibanda afite igisekuru, afite inkomoko muri Kongo ahantu bita i Bushi. Kayibanda isi yitwaga Leonidas Rwamangu, babaga hano muri Kongo mu Bushi, baza mu Rwanda mu 1924 nibwo Kayibanda yavutse. Avukira hano i Kabgayi hano i Gitarama mu maboko y'abapadiri bitwaga ngo ni abapadiri, simbizi niba bareba, simbizi. Hanyuma avukira yatangiye amashuri kwiga mu 1932 nibwo n'ishuri rya mbere ryari ribayeho mu Rwanda rya segonderi hano koleje za hano kwa Butare, abahazi barahazi ni hano Butare. Ni ukuvuga ngo muri 1932 nabwo buriya groupe officiel ya Butare buriya kugira ngo ubeho hari amashuri yari yarahujwe hano i Nyanza, baza kuyakoramo rimwe bayajyana i Butare nibwo muri 1932 muri 1932 nibwo noneho ishuri ryatangiye kuhashana rirakora. Iryo shuri ryigishaga abana basanze mu Rwanda babatwaye, nabwo kubigisha si urundi rukundo, bari kugira ngo bayigishe n'ubwo naciyemo kare ngo aba bazungu abakoroni bicaye imbere bavuga ati mugende mubanze n'umuco wabo n'indimi murebe mufate ababayobora aribo mubanza gukoresha mubereke ko munabakunda. Mu by'ukuri kubigisha si uko bari bafite urundi rukundo, byari kugira ngo babone abazabafasha mu kwinjizamo discrimination n'ivangura ryabo. Ababiligi bagiraga icyo bita divide and rule, batanye ngo rero kubategeka. So muri 1932 uburyo bwa Kayibanda nibwo yatangiye amashuri za seminari zira zose. Mu 1939 yararangije n'ibyo amashuri. Muri 1949 nibwo yarangije na za kaminuza
biriya byose byo mu seminari. Akazi ka mbere Kayibanda yakoze muri iki gihugu yagakoze mu mwaka w'1953 yabaye umwarimu kuri Eto Kicukiro. Abenshi Kigali murahazi kujyamo na Eto. Eto Kicukiro ahari murayizi. Icyo gihe Eto Kicukiro yitwaga Institut Léon Classe. Institut Léon Classe. Léon Classe yari umubirigi n'umwadministrateri w'urushinzwe mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo urumva yari ijyana. So Kayibanda bigeze ubahawe akazi muri 1953, bigeze muri 1954 nibwo Rudahigwa yaciye ikintu cyitwa ubuhake n'ubukonde. Ubuhake byari ukuhi kuragirira abantu inka bakazakugabira. Ubukonde nibyo bitaga guhingira abantu, ariko nabyo bimeze nk'ubuhake nyine, ni forced labor mu yandi magambo. Hanyuma Rudahigwa n'ubonye ko bibangamira sosiyete nyarwanda, ko ari ibintu bituma abanyarwanda barakarira bagenzi babo, arabica. Nyuma yo kubica ndashaka kumubwira ngo mu 1950 nibwo hatangiye kino kintu twita Pan-African Movement. Ibihugu bya Afurika byose bistriving cyangwa birwana for independence, n'u Rwanda rwari ruri nk'abantu bahagurutse muri cyitwaga Ronari. Icyo gihe Ronari yari ishyaka ririmo Abatutsi ndetse n'Abahutu bivanze, ariko bose bari mu mugambi umwe w'ibyo umwami yakoraga bijyanye no gukora ibyo bintu bituma abanyarwanda bakoresha abandi nabi, ibintu bimeze nk'ubuhake. Abazungu kubona ibyo baravuze ati no, aba banyagwa bamenye ubwenge. Nibwo umuzungu yatangiza against the royal parents, against the king, atangira kwereka ba Kayibanda abandi nk'abantu bamaze kwiga ko Abatutsi bayoboye imyaka 400 bakandamiza ibiki ngo bakeneye gukora revolution. Iyi niyo yabaye muri 1959. Hanyuma muri 1956 icyabaye rero kugira ngo mwumve umuzi wa jenoside n'impamvu yashobotse. Muri 1956 Ababiligi barimo ba Perraudin n'abo ba Léon Classe babwiye Kayibanda bati turabizi ugomba kujya mu Bubiligi ukajya kwiga, bakata training kuri associations ziba mu Bubiligi. Bagiramo associations zitwa Flama people and Waro people. Ni groups zari zimeze nk'uko mu Rwanda bari barabikoze nk'Abatutsi nabo. Aba Flama bakiyita majority cyangwa abanyamwinshi, aba Waro bakamera ngo ba minority group, ariko biswe bameze nk'Abatutsi. Kayibanda baramufasha icyakozwe n'iki, bagenda wigire ubwire training kuri abo bantu. Izi associations uburyo zivana mu Bubiligi bizagufasha kugaruka nugera mu Rwanda, nawe bizagufasha gukora izo associations zawe kugira ngo nawe ubashe gukontorora society. Kayibanda yaragiye muri 1956 ageze icyo yakoraga n'iki, yirirwaga ahura n'aba-coordinators of those associations. Ni naho ideas zo gukoresha social media platforms naho zatangiye, na newspapers nibo bamubwiraga ati no, ugomba gukoresha media kugira ngo propaganda ibe widespread muri community. Niyo mpamvu mubona za 1992 za Kangura za Biki byose ni idea, ni advices zavuye mu Bubiligi muri izo associations. So muri 1957 nihuse Kayibanda akigaruka mu Rwanda, umwaka umwe gusa yamaze akigaruka mu Rwanda. Association ya mbere yakoze muri 1957 ari nayo yaje kuva mu political party muri 1959, yayise association mouvement association du Muhutu, mouvement social de Muhutu, mouvement social de Muhutu. Ukuvuga ngo iyi association ucreating ubwayo mu myumvire, mu minemingire yayo ubwayo irumvikanisha ko ni ishyaka ngo rya rubanda nyamwinshi, bitaga nyamwinshi naho. Ariko in fact niba dufite ikibazo cy'izo groups, navuga ko harimo ikibazo. Wowe aho kugira ngo wumve ko ushobora gufata initiative yo gukemura ibibazo, ahubwo urimo uraaccelerating. Kuvuga ngo niba ukoze mu mouvement social mu Muhutu, wa muntu wiyumvaga n'Umututsi arumva ahejwe
wa muntu wivaga mu Hutu amubariye igihugu yose, what kind of environment are you creating in the community? Kandi ngo umuyobozi. So first of all, iyi association niyo yaje guhindukamo political party muri 1959 ihinduka Parlement Hutu. Yatangiye ari mouvement social Hutu, iza guhinduka political party ibamo Parlement Hutu. Kuko hano first of all umuntu agiye gukora analysis ubwayo iri ethnically oriented, harimo ibintu byumvikana ko harimo Hutu. Umuntu wiyumva ko ari Hutu araza kwiyumva cyane kurusha Abahutu, Tutsis and Twas. Siko bimeze. Aha rero ndashaka kugira ngo umubabare rero ikiganiro sizo ndacyubakiraho cyane kuko n'ubundi byo babwira n'ibyo n'umuhanga ndaza kureka gusa imibare, ariko ndashaka kugira ngo mwumvishe impamvu iyi jenoside yanabaye n'icyo tugomba gukora. So nyiraho ndashaka kugira ngo mwumvishe ngo muri iyi Parlement Hutu iyi shyaka rishyizweho ubwayo tutarajya no kuri protocol, ni ukuvuga ngo umuntu wiyumva mu Hutu ngo ari nyir'igihugu ubwabyo. Ndagira ngo mbereke ubwo turaza kugaruka inyuma wenda mu kudaheranwa ibijyanye no kuri RPF n'ukuntu yongeye kubaka igihugu. Ndashaka kugira ngo kubera iki na none umunsi abantu bibaza ngo FPR, kubera iki FPR itsinda ayandi mashyaka cyangwa kuri 98% kubera iki? Muzi impamvu? Iyo wumvishije FPR, Front Patriotique Rwandais cyangwa Rwanda Patriotic Front, RPF, a front, it's something inclusive. A front ni ikintu kijyamo bose hagendewe ku ndangagaciro, apana ku mazuru n'uburebure. Nzi niba arimo kubeshya. Ndabeshya? A front line ni ukuvuga ngo inclusive, irazanamo bose, ariko nuza kuzana ibintu bitajyanye n'indangagaciro zo kuba umunyarwanda irahita igushyira hanze. It's a family, it's not like a political party, ariko in a sense of family. Ni ukuvuga ngo no mu mugari baravuga ngo iyo utatiriye igihango kigira gute kirakurikirana, sibyo? Ni ukuvuga ngo abanyarwanda n'ibyo kuhemukira uyu munsi ubwabo ntabwo bazamwemerera, ubwabo bazabihitana, sibyo? So impamvu rero mu gihugu ni ukuvuga ngo iri shyaka rijya no kuvuka mu 1987 ubwaryo mu mivukire yayo harimo akakantu ko kuba influence, hari inclusive abantu bazamo bagapracticinga cyangwa bakexercisinga skills zabo n'ubwenge bafite cyangwa ubumenyi runaka kuruta uko turi buze kukubona mu burebure n'ubugufi n'amazuru. Turaza kureba iki muri wowe urimo guhabana cyangwa ukeneye guha Abanyarwanda. Ntabwo turi burebe amazuru yawe, ntabwo turi burebe ibyo nta kintu bitumariye, ahubwo turareba ufite iki muri wowe ugiye kuduhereza n'Abanyarwanda. So aha rero niho hantu aba bantu bagiye ikibazo bigishwa kuba Abahutu kurusha uko baba Abanyarwanda nabo, kubera ko nta hantu bigeze bagira bakurira mu miryango ngo bumve u Rwanda, bumve indangagaciro, bumve kuba Umunyarwanda. Ni nayo mpamvu nabo byaboroheye kwiga babyinjiramo, kubera ko they didn't get opportunity to be raised as Rwandan children. Bakuze gutyo ibyo bahawe nibyo bagize gute mu Kinyarwanda twabivuze ngo umuntu atanga icyo agize gute, icyo uhaye nawe icyo ugomba kuzahawa. Aba rero kubera ko bagize unity bajya hejuru bashyira, niyo mpamvu nabo bongeye kwica igihugu. Kuko abo bantu ndahera mumenyesha ko abo bantu bagira amahirwe yo kuvukira mu muryango nyarwanda, bakagira ba se wabo, ba nyina wabo, ba nyirarume, bande bane, uburyo ko aho umwana ataha avuye ku ishuri tukajya mu mavakansi kwa sogokuru kwa hari byinshi, hari indangagaciro ukurayo nibura zikaguforoma zikakugira umuntu. Ariko niba utageze ayo mahirwe uzabibwirwa n'iki? Niba waravukiye mu maboko y'abo bantu batazi u Rwanda,
bakaguhereza ibyo batekereza nawe n'ibyo bagomba guhereza igihugu kandi noneho wibagiwe ko ari igihugu cyawe kubera iki ushobora gukora ibintu nk'ibyo wumva ko ubifiringa mu maraso yawe ko DNA zawe ari inyarwanda kubera ko utigeze uhabwa amahirwe yo kumva DNA yo kuba umunyarwanda. So muri 50 nakangaye ngo iyo association bayo yaje company noto muri 59 ijambo yake ntabwo ari gusubira ni inkuru buri munsi. Icyakabiri katujye kuri Habyarimana afite inkomoko muri Congo no muri Uganda. Habyarimana sekuru umubyara yitwaga Rugwiro akaba yari umutetsi w'Ababiligi. He was the cooker w'Ababiligi b'abamisiyoneri b'Ababiligi muri Congo. Baza kwimuka bajya i Buganda ahantu bita ngo Fumbira. Ni mu myaka ya kera aho Fumbira yari place abantu bajya gushakamo ubuzima icyo gihe habaye akazi birakabiri bajyayo bava mu Fumbira binjira mu Rwanda. Habyarimana yavukiye hano Irambura handitse nawe avukira mu maboko y'Ababiligi bamurera gutyo nuko kwa Kayibanda Habyarimana w'icyana wayo buriya yari n'umuswa bamushyize mu mashuri kwiga biramunanira. Icyabaye nyuma bamuhereza muri Congo bamuhereza Abataliyani baba Gatolika b'Abapriest barabapadiri baramuhereza abo bapadiri nibo bamwohereje mu Bufaransa. Naho Habyarimana muri za 1970 mu Bufaransa nibo bamufashije gutangira kubaka igisirikare muri za 1970. So ni ukuvuga ngo Habyarimana isi wo mubyara yitwa Jean Baptiste Ntibazirikana. Abo bantu ni ukuvuga ngo ndimo ndareba impamvu jenoside yashobotse. Abo bantu ntibigeze bagira amahirwe ahubwo nyuma ya jenoside w'uyu munsi abana tubyarana mu myaka 30 tubara nta mwana ukura uvuka yitwa uwo cyangwa wamwereka umwana akura yigishwa kwigira kubana n'Abanyarwanda kwiteza imbere kwiga nibyo duhora mu matwi y'abana. Aba bantu rero ntabwo bigeze bagira amahirwe y'ibyo bintu no kumva ibyo bintu bumvaga ahubwo kwa runaka n'akazi kwa runaka ntibarebare kwa runaka bafite amazuru niyo bintu bakuriyemo. Abo bantu ni uko kumva twari kubitega kuduhiki reka rero ibyo ngibyo birabaye ubwo ndimo ndiho birabaye jenoside yaragarutse turasabwa iki twese narengaho ndashaka ngo mbereke ngo muri FPR mu guhagarika jenoside icya mbere cyo mu make ubutwari ubumwe ni ikintu kiri mu mateka y'Abanyarwanda kuko ibintu byatangiye kuva kera ubutabera n'iki uwo twita Kimonde Rugwe niwe muntu wa mbere wazanye ikintu cyitwa ubutabera mu Rwanda n'izi zagashaje n'uzavukiye. Donc yari traditional system of justice. Hanyuma ndashaka kugira ngo mbereke ngo muri FPR mu mivukire yayo yari imeze n'ishaka kongera n'ubundi kugarura abantu kuri gakondo yo kuba Abanyarwanda kuruta uko baba abahutu n'Abatutsi no kubibona. Actually biriya bintu nta kintu byari bitwaye ko Abanyarwanda ni uko byagenda kose muri sosiyete iyo ari yo yose ntabwo abantu bagomba kureshya kuko tubaye tureshya ntabwo twagira abakozi mu rugo badukorera akazi ntitwagira abadufasha imirimo runaka. Buriya bari abantu banabafasha imirimo mwakwita ababosi bari abantu mujye mububaha kuko hari imirimo bashobora gukora wowe utagira utakora. Wowe niba ari ugomba kuzamusuzugura kandi ari human being like you ejo n'ejo bundi Imana ishobora gutera iteka ugasanga nawe urimo kumukoresha ibintu bishoboka. So rero dukwiye kuba twumva tuba Abanyarwanda kurusha uko twumva tugomba kuba aho. Hanyuma ndashaka ngo mbereke ngo ubu budaheranwa ubu bumwe bw'Abanyarwanda ni ibintu biri mu mateka yacu kuva u Rwanda rwabaho rwitwaho na n'uyu munsi turacyagaragaza ubudaheranwa nyuma ya jenoside kuko no mu gihe cy'ubuhunzi kabaho urugero gatoya no mu gihe cy'ubuhunzi kabaho urugero gatoya hano i Burundi abantu bazi Burundi muzamuraho gatoya rero abantu bazi Burundi
amazi mu bitabo. Reka wenda reka tubyibare ikintu cyakuvuga reka tujyane ikintu cyakuvuga ingingo nshaka kubereka ngo ubu budaheranwa n'ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo ari ikintu tuvuga kije nyuma ya jenoside muri 1994 ejo bundi hari igihe nkwiye tubivuga rimwe na rimwe abantu kugira ngo propaganda ngo no ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu bifite facts bihari abantu babayemo mu gihe cya 1959 abatutsi bahungiye i Burundi n'aho hose hari ikigo bahuriyeho bakora ikigo cyitwa Center Bay. Iki kigo cya Center Bay mugakurikirana n'amateka yacu mu mabaza n'ubu ikigo cyitwa Center Bay n'ahitwa za Muyinga n'ahandi hatandukanye ni ukuvuga ngo ahangaha abarimu bari barahunze bashyize hamwe n'abanyarwanda baraza bakora icyo kigo ku buryo bafataga abana babujijwe amahirwe yo kwiga mu Rwanda b'abanyarwanda n'abavuye hirya no hino baraza bashyira muri icyo kigo cya Center Bay. Abarimu bemeye kwitanga bakemera kwigisha ku buntu kugira ngo uve mu rugo ugende ukora akazi ukora imirimo iri ku ishuri n'andi ijana utegereje kugira ngo kumva ko ari abana b'abanyarwanda gusohoka bati